nkuru ndimo nibaza ntarabonera ni abantu barimo kuzana amatiku bahanganye cyangwa hari icyabaye ariko hanze abantu bari gutaka abandi bakavuga ngo nayawe nibyo ndimo mbaza ni amatiku y'abahanganiye mu mirimo bakora cyangwa ni icyabaye akajya watubwira wa mwana wavuze ngo padiri yamugiraga cyangwa yari umutwika niyo mpamvu mbaza asigaye mfite ubwoba kutagira ubwoba n'uwaba utagira ubwenge ariko ndagira ngo tuvuge kuri iki kintu uyu mukobwa nuko avuga kuko uri ntabwo yamfashe ku ngufu ntabwo yagufashe ku ngufu yego ariko yantenda niga nari mfite imyaka cumi n'irindwi nako nanayujuje ntiga uje imyaka 17 utwite yego Bruce Melody yari afite imyaka ingahe ari urangije imyaka ingahe ndashitana ngewe icyo nshaka kuvuga kuri iki izi mvugo z'uyu mukobwa niba zishingiye ku matiku harimo gusebya uyu muhanzi abaharanira inyungu ze nibahagarika ikivuba hanyuma ko numvise niba harimo kubyarana barabyaranye ariko hakaba harimo abashimo gusebya bavuga ko afite imyaka mike abahagararira inyungu ze nawe ubwite nibahagarika uyu mukobwa vuba kubera iki areke kumubeshyira kandi wumva yaramubwiye ngo bajye gupimisha umwana bave muri ayo magambo gupimisha umwana ni kimwe akabyanga ngira hano ntabwo nshaka kuburana ko umwana ari uwa Bruce cyangwa atari uwe uyu mukobwa yari afite imyaka avuga nge niyo nshaka kureba naho kubyarana ubwo umwe yashakaga kubyara cyane ko nyir'ubwite avuga ngo ntiyamufashe ku ngufu aha rero icyo nshaka kureba yari afite imyaka y'ubukure niki inzego zikwiye kujya gute umwana ashobora kuvuga ati ntiyamfashe ku ngufu naramwishyiriye twari dusanzwe dukururuka niba ari umwana yakwijyanayo bamujyanayo bamutumaho ibyo ntibiganirwaho ariko banarebe ni amatiku y'abarimo kurwana bigatuma umukobwa avuga ko ari umwana baramutse basanze atari we uyu mukobwa nawe agomba abazwe impamvu ashaka gusebya umuntu ko yamusambanyije ari umwana kandi barakoze imibonano mpuzabitsina bombi gusebanya biracyari icyaha icyone Jean Paul afungiwe ibyo kwibasa umutangabuhamya yakibayeho umwere mu bujurire gusebanya rero byaragiye icyo ni kimwe uretse abahanze ngo ntiboroshye uretse ngewe hari ibintu mba nashaka ko uretse gato nzanye ngira ngo bitari byo uretse gato mbizane neza undi se ngewe ndashaka kumva ese ko amakuru zigaho nyine nk'abantu b'abasoso media so nshaka kubaza kano kabazo hari akantu nigeze kubona kari kameze nka saga gatoya kajyanye n'umuntu simbizi kuko ntabwo mbihagaze mu mbabarire kavugaga uburyo bw'uko mwabyaranye mufitanye umwana n'iki byose ibyo tuzi ko biba ku bahanzi benshi muri kunyumva tuzi ko biba ku bahanzi benshi byabaye kuri Diamond Platinum no ku bandi bantu twemera kandi dushyigikira mu gihugu cyacu rero ntabwo dushaka kubona ko tumaze gutera imbere mu muziki ngewe ndakurikira cyane tumaze kuba abantu bari hejuru cyane mu bintu byo muziki yacu imaze kugera kure ko mumaze kuyivanga muyivangamo n'izindi ndimi ku buryo n'abanyamahanga kubaza kariya masaga kabaye wenda kuriya mukobwa washakaga wenda kuzamukiraho ntabwo tubizi ntabwo wigeze bitwemerera nta nubwo arabitubwira kuri social media wowe umva hari ikintu gashobora kuba karatacinze kuri wowe ese umufasha wawe we ubona ababirimo gute ese wowe umufasha byose nshaka ubona nta kibazo mu magambo make iyo habaye ikibazo iyo wamenyekanye burya biragaragara cyane kurusha iby'abandi byagombaga rero nabyo kugaragara hose ariko iyo habaye ikibazo mu muryango dukwiye ko ndi umuhanzi cyangwa ndi umusitari iyo habaye ikibazo kiriho guhohotera ibyo byose bigira inzego zibishinzwe muri uyu muntu wahohotewe cyangwa wagize ikibazo ufite ikirego hari inzego babijyanamo kandi zikabikurikirana arakoze Bruce uzi igituma nazanye umukobwa nkazana na Bruce uyu mukobwa niba
icyo kuregera ko amusaba indezo tekereza ko atari we wo kuyisaba kuko si burera umwana uyu munsi umukobwa si wamubyaye ariko si wumurera byo sinshaka ko tubijyamo kuko si cyo tuburana kwaka indezo no kutayaka bifite uko amategeko nabyo abireba yewe icyo ndimo mbaza nkuko Bruce Melody abivuga niba atari ugushaka gusebanya niba uyu mukobwa yarabyaye ari umwana natanga ikirego cyangwa se umuryango utari uwa leta urengera aba bana nawe umufasha umubaza amakuru niba yarabuze uburyo umutangira ikirego ibintu bihabwa umurongo niba Bruce Melody arimo gusebwa tumenye ko umuhanzi uririmba indirimbo abanyarwanda benshi bakunda cyangwa bamwe muri bo ngewe nemera ko ari no mu bahanzi beza dufite mu Rwanda ntekereza ko izi mpaka ze ziri hagati ya Ben nawe zikwiye gukomeza kugira ngo umuziki uzamuke kuko abantu iyo badahigana udafite uwo muhigana uguma wicaho ukabuze ngo wagezeyo wibwira ko ariko ubwo Bruce Melody asohora indirimbo The Ben agasohora uko guhangana kwabo ku muziki cyatuma twibonera indirimbo ariko ibiri behind bindi ntekereza ko bidakwiye kuba guhangana ku muziki kuko haba harimo kurimburana ku muziki ariko icyo mvuga ni iki uyu mukobwa nkuko Bruce Melody abivuga niba yarakorewe icyaha namenyeshe RIB ese RIB izagitegereza abantu bayimenyeshe ko yibwirije kwa Ndimbati kwa Bruce Melody yivuniramo ibiti mu matwi nyine aha niho nsigara nibaza ariko ubwo nuko bimeze ugakona ko ntakanyuzemo ushe nababwiraga umuntu numvise nari ntarabibona ariko numva umukobwa gusa sinumva icyo Bruce avuga nagize amahirwe nawe numva ijwi rye avuga kuri Instagram live ibintu nk'ibyo kandi waba hostinze bose kuri izi mbuga bakoresheje ni umuntu umwe yabajije umukobwa araza aravuga ibintu byinshi ariko nge nibanze kuri kakandi avuga ngo nari ati yanteye inda nyifite imyaka 18 nako nari ntarayuza ariko nuruje 17 ntwite ibyo nibyo dushaka kureba ariko RIB ni mumanuka nko kwa kundi ngo mwanura umuntu muze gusanga harimo wamwatakaga wamusebyaga cyangwa hari amatsinda y'abashaka kurimbura uyu muhanzi ngo tumubone ku rukiko yambaye amapingu cyangwa iroza mu gitondo abo umwere yari afite imishinga ye kandi ibyishimo birahenda uyu mukobwa yaracuranga rubanda bamwe bagasusuruka cyane icyo ni kimwe icyo rero abantu inzego zikirebe mu buryo buri smart yari mineri babicarazanya bagira bate kubicazanya ntibirimo keretse basanze atari mineri basanga ari umukobwa mukuru wabyaye icyo gihe ari mukuru yumvikanye nkuko nababyivuga ngo ntiyafashe ku ngufu hari ibikwiye kuzamo harazamo urukiko rwo kubaza indezo nituza tunibaze ngo ninde urera umwana ukwiye indezo umufite niba atari umwe mu babyeyi we kuki yahisemo kumufata amufata ate yemera ate ibyo babirebe ku ruhande bicaye ahantu muri jaride ariko ibijyanye no kuba yari umwana watewe inda ibyo birasuzumirwa mu biro mu biro ahantu ngaho kugira ngo abantu bagire bate bamenye icyabaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2024 aho ubundi buretse gato tuvuye ku babyaye bavutse babyaye tugeze ku bapfuye ubu rero inkuru yashingiye ku gupfa ndagira ngo mbibutse ko gupfa nta mahitamo neza tugira wari kwa ruwiyahuraga ariko burya nawe nta mahitamo bafite nawe nyine sinzi uko bisobanurwa bamwe bati n'ubugwara abandi bataha